maguru wakabwana we uvuye yego veya wambwa man ngiye nshaka umuriro wabibo gisise wango bisoro kibyo byose ko badukupiye urashaka iki kintu wacyana ndabona uri gisazi none wakubita hose akaba urusazi runini wowe ariko twaragowe twebwe tubyara koko icyana nakibyaye kuri mpanumbe hajya ni kuri mpanumbe nakibyaye nasinze nakunatenda nasinze kubu sinari najye nta gikoma nari nangwa kubu koko nzabigenzura maguru wakabwana we uvuye yego veya wambwa imbwa nisku Risaki hako vie urundi rabize wowe nabimenyere ko urundi urimbwa nabo babizi ndavuze hajya ngo ndimbwa imbwa ni sogokuru ubundi se yabuzwa n'iki sogokuru yaba ari imbwa nawe uri kubyara imbwa nakubwaguranye ubwo nyine n'imbwa akazi ubwo nyoko n'imbwa akazi ako vie n'undi musi nuzanye kugenzura hose nzajyanjye kuko nabwo nangira ngo nakuzigenzura agiye muri bwa buraya bwawe umva ibyo ayo magambo tuyihorere imbi byo kujya ndashonje nenda gupfa pe cyakira ibyo kujya ndashonje ndaguhereza ibyo utahashye se ari nje nawe ninde mugabo muri runo rugo sha twese turavuga kuko nta mugore uhari ibyo tubyihorere nzanira ibyo kujya nirira vie ntabwo natetse kuko nta n'umuriro uhari kandi ikibiriti cyarashize bisha kurahura mu baturanyi rero ndi vie umuntu w'umukire nkaho ufite ibintu nk'ibi ngibi kuki utaguze inuzu ibiriti ko mvunjishe inoti yaje ku kibiriti cya sekandi bisha kurahura ariko tureke guterana amagambo nari bikanje ngiye kuzana umuriro akora kamwivugana ihute wambuka niko tutabyaye n'imyanda yose bayajanga gukora imana nya mwene babana kirwanye no kuyiwaza ko uraye kimana niba mfite kohereza nakaba yingereza we ngavuga vuba vuba kuzanya ngaho vanga ugenda man ngiye nshaka umuriro wabibo gisise wango bisoro kibyo byose ko badukupiye urashaka iki kintu wacyana ndabona uri gisazi none wakubita hose akaba urusazi runini wowe hakusha ubundi bwigira ubwenge utinze ukaza kunukira mu rugo nasone biba biguteye ngambwira ibyo ushaka none ngavanga ugenda uramutse unyere umuriro w'umuziko nakigendera nta muriro uhari hakundisha wacyana kandi wambwa wowe nzakuvuna hakusha uziko imbwa ari so na so wanyu na sogokuru wawe na so wanyu wundi ukurikiyeho mvangire wanyene imbwa mu mutwe mu bintu n'ibyo bihere byane mu maso wajyaho n'inguro yakuyeho uruntu inzembe mvangire wambwa hakusha ubundi wowe utabaye imbwa ubundi wambwira ikintu kirimo cyo kugenza ahangaha nakubwiye ko cyaka umuriro w'uwo muziko nyigendera nta muriro uhari ngavanga ugenda asubune kunyirukana nizanye ngomba no kwisubizayo ibyo ngibyo ntabwo nakirirwa narabitindaho ahubwo urebye nabi nanagusubizayo kuko amagambo ufite byonyine n'ukureshya byose birangana ko nawe ndetse ko nibikureba ngavanga ugenda utuvira mu rugo urukumva ngende kwaje guteza ahangaha kace bugufi basi niza n'ikibiriti nta kibiriti nacyo gihari akwambwa bamaye ikibiriti hakusha wavuye ahangaha ubundi kamubwira umubyeyi wakubyaye uko mbireba mbana mwese murimbwa sawa nyine ngakomeza ugenda wambwa y'amaguru arubonara umuntu akaba yibereye mu masuku bikaza bimutesha umutwe nka cyapupa kiba gitumye banuka gutya njye uyu munsi ndaza kubona nacyo ya nk'imyanda yose iri ahangaha kwe twabyara urwana rutoya rwanza n'imyanda ahangaha mana biye muriro baraho nyine wacana we warabyawe cyangwa warabwaguye surabuzwa n'iki kuba wabimbwa kandi imbwa ntibyarira bwawe ubwo ushatse kumbwira yuko na nyoko ari imbwakazi agako cyane cyane imbwa uyu mugabo yaba ari imbwa n'umugore we nawe ari iki imbwakazi ubwo ndakuzi wacana wasanga ugarukiye mu nzira mba nageze ariko viyo wacana mbona uzashaka kunteranya n'abaturanyi kandi mbanye nabo neza akuvya kujya umuturanyi mamenye karutwa n'itongo Yesu ragatonda kigo n'amavunja bari gicucu akuvya gutorerwa n'imvunja bari wowe mu kibuno zikakugira mu kibuno iso wawe niwe wari ufite imvunja umwana wawe nawe zitazimuza kandi nawe zakwancaho wagicucu man nikigaruka iki cyangwa hamuno kizanye ndagitana none kuko nkavye nkaka kazaba yamanye ndebera kwe petit frère wambaruka mu muroko ako miki gicucu bundi ngaho washubuje kwenda ako wowe wagicucu vyenda kunyita kwa nyumuriro w'umaye utwakiwanye na muri kakakwica kafite na hari bugushyingura ngiye byanga ibyo birandeho nta muri ruranga ariko umubyeyi wabyaye nk'iki cy'ubundi yavuye he ahubwo so wabyaye imbwa nkawe ubundi yabuzwa ari iki kuba ari imbwa nkawe asubwite yukanyita imbwa kandi nzi ko nawe uri umuhungu ubwo nawe urimbwa ndetse y'umusega noneho irengereye none ugenda imbwa wowe imbwa y'umusega akusha ubundi kamanze gumaza umura atinya ukaza kunikira mu rwa nkawe ubundi nkanga waje bakwitana ase ni wanyu ko ari mwitongo wowe ahubwo se bakwitana birakureba
byakabaye bindeba kuko n'amaso bifite bibaye byiza wabihereza utwo twawe vuga utwanjye we bihereza ibyo byawe none akubundi grafe ubundi wavuye hanga uzikwaje nguri uzikuranga inure iba mu rubengo sha gicuco cy'umuhungu akubundi cyakuzanye hanga urakizi cyangwa itanyereka so kubyasha kuvurira kwivi wowe ngavanga na muriro tuguhaye wamaye muriro wanyana imbwa wandetse kukunesha umutwe reka mugeze kuri viye namutwe mubisi ndaza ndakandagira n'umunsi byo gukandagira ndahera kuri ayo maso mena wambwaho imbwa nisone so wanyu wambe sirewe vanga ari kugenda wamutegaho na muriro turi munsi uzaza kunsaba umuriro sha nanjye ngenza kumusaba umuriro none ngewe nzakubita ntabwo nzigira ngo wari wambwaho ariko haribonye kangende wagicucu reka no kumenyera wambwaho kandi sha ubu nakwica ndarambiwe aho bigeze bawunye iwacana unakuzi ushobora kuba uri kugarukira mu nzira uwo muturanyi wanje uri kukwima umuriro tugende umunyereke nje guhangana nawe katanu tugende wagisaza tugende viye tugende mwiriwe akanabona uko si bimeze uteho wese ko werewe wahaye ikimana mwana wanje ko ndi kumwohereza mukamwima umuriro antekere ko nishongeye bimeze ute iki cyana se ahubwo nigeze nyibona muze na papa nawe iki gisaza aricyo nasanze ahubwo nasanze ubwana rwo nasi ariyo basi ngo inze atwihera umuriro nta muriro uhari nasi ubwo ko nshongeye biragenda ute koko nta muriro uhari rwose ese basi wene mwanduteje n'ikibiriti nta n'ikibiriti gihari asundi viya kujya tuvugana n'abatindi nk'aba twigendera nose niba twebwe turi abatindi muradusaba iki Gisusu mwana wanjye ameve wiriwe uko niriwe naguru kumurabire basi naba niriwe neza naba niriwe nabi byose nagwo ububire ese ko numva ufite umunani nabuzwe n'ikise kugira uza abaturanye ari ku buryo wabanzengereje wabaye iki se kandi ibyo kuba byo nabaye ntabwo ibyo bikureba nanga ibibazo byawe ugira kakomeza icyo nasize si ubwo ngubwo wowe ntabwo mubacyumva watetse se akubundi waba warambyaye ufite amagambo angana gutya njye nkabuzwa n'iki kugira amagambo uzi mwe abaturanyi ibintu baba bankoreye mbwira se uko wabaye kandi sa nyine ubwo mbayeho gutya nishimye ubusa urabona nariye nose ko utacetse habuze iki habuze umuriro ku mana yanjye ubu ikibiriti naguze nimugoroba cyashije hanyuma se yo utanywa itabi kiba cyashije ku mana yanjye abana b'iki gihe kubyara ndaza kubireka ngo umane wowe kamaze mubaze ari kundi vie twaguze ibibiriti bibiri by'ijana none byagiye hehe nimugoroba wanyweye amatabi icyari gisigaye cyasigayemo imyamba 5 nayo nayicanishije kubera gukonja kwacyo irazima nubwo ubu rero rwose numbaze ibyo kurya nta hari ikindi rwose ubu sinzi ukuntu turabikora jya kurahura neza nta kibazo vie ngenda jya ngabanyaho amagambo ubundi se naba narabyawe nawe nkabuzwa n'iki kugira amagambo ku mana umva narakubyaye ariko aho ungeze abana mwese muri kimwe ariko shako mbona utaguyambitse ushaka iki papa yaranumye umuriro ariko si shako nta muriro uhari ariko ija mu ciko rufata ikibiri yego murakoze vie sawa none se vie n'umwana n'uwawe uwo ni umuhungu wanjye bamwita amaguru mbashagira so iturwa indi harya vie ngo urashora inzara nishaka kuko nanjye sinzi ko ndibugere wawe amahoro urashize none